se biriya bimenyetso bigumana n'abizera biri muri Mariko 16:17 nabyo bigereranywa n'impano. Nabyo ni impano birabimenyetso ariko abantu bakazihabwa mu buryo butandukanye. 16 aravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko umuntu utizera azacirwaho iteka. Ngibi bimenyetso bizogumana n'abizera ngo bazavuga indimi, bazarambika ibiganza ku barwayi, bazanywa ikintu cica, bazafata inzoka. Ibyo byose ni ibimenyetso bigumana n'abizera bigaragaza ko abantu bizeye. Se umuntu urimo umwuka w'Imana yafatwa n'uburozi cyane. Navuze ko umwuka w'Imana ntaza mu muntu ngo amuhindure Imana, kuko utarogwa ni Imana na Yesu nibo batarogwa gusa, ariko umuntu we afite umubiri yarogwa. Ikindi noneho rero dukwiriye kumenya ko uburozi budaturuka kuri Satani gusa. Imana ishobora guca n'izo nzira kuko indwara zituruka hose. Indwara zituruka ku Mana, indwara zigaturuka kuri Satani, indwara zigaturuka ku muntu ku giti cye kuko yakoze ibyaha akaba ari kurwana n'ingaruka z'ibyo yakoze. Rero inzira Imana iciye ntitwamenya ngo ni iyihe, ariko indwara zituruka ku Mana, kuri Satani no ku muntu ku giti cye. Imana rero ishobora kubyemera ngo n'umukiranutsi arogwe kandi ari mu mwuka wera kugira ngo imirimo ye igaragare mu mubiri w'uwo muntu. Se hari umuntu waba umukristo ariko atagira impano? Ho byashoboka. Nta muntu uba umukristo atagira impano, oya, ahubwo buri wese yagigira ariko igatandukana n'iz'abandi. Ushobora kugira imbabazi, nayo ni impano. Abaroma 12:6 kugeza kwa 8. Ushobora kugira imbabazi, ushobora kugira ubuntu, ushobora guhugura, ushobora kuyobora, ushobora kugira kwizera. Byose ni impano. Nijyari ubuhanuzi buba impano cyangwa umuhamagaro? Ubuhanuzi buba impano iyo butakubuza gukora indi mirimo yose y'ubuzima, iyo bihinduka impano. Ushobora kuba umusirikare ugahanura, icyo gihe ni impano. Ushobora kuba agronome ugahanura, ni impano. Ushobora kuba muganga ugahanura, ni impano. Ushobora kuba professeur ugahanura, ni impano mwateranye. Noneho rero ushobora kuba na guverinere ugahanura wateranye, nka kuri kwa Daniel yari guverinere. Impano ishobora kuba ubuhanuzi nka Daniel, ariko ishobora kuba umuhamagaro nka Ezekiel na Yeremiya, aho uja gukora ikindi kintu Imana ikakubuza. Wahinga bikarumba, wakorora zigapfa, wacuruza bakabikwaka. Nukuvuga ngo iyo umuhanuzi w'imuhamagaro uracuruza bakabikwaka. Iyo umuhanuzi w'umuhamagaro urorora zigapfa. Iyo umuhanuzi w'umuhamagaro uracuruza bakabinyaga. Iyo umuhanuzi w'umuhamagaro urahinga isuri ikabitembana. Iyo umuhanuzi nta yindi business Imana ikwemerera, utungwa n'ubuntu bwayo gusa muri uwo murimo. Ese pasiteri, umuntu yakora iki ngo ahabwe umwuka wera? Vuga isano riri hagati ya Yesu n'umwuka wera. Icyambere gikomeye kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera abanza kwihana. Icya kabiri gikomeye kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera ni ukwizera. Mariko igice ca 9:23 ravuga ngo birashoboke, ibintu byose birashoboka kuwizeye. Iyo wizeye ugasaba umwuka wera, Imana iramuguha. Icya gatatu cyerekana umuntu kugira ngo ahabwe umwuka wera kisabwa nuko yakwirekura. Ese umwuka wera akorana te na gahunda y'imirimo y'itorero? Sano riri hagati ya Yesu n'umwuka wera ngiri. Yesu yavutse ku nda y'umwuka wera, abatizwa n'umwuka wera, ajanwa mu butayu mu murimo n'umwuka wera, abambwa kubw'imbaraga z'umwuka wera, azuka kubw'imbaraga z'umwuka wera, azamurwa bw'ijuru kubw'imbaraga z'umwuka wera. Ese umwuka wera akorana ate n'umuntu? Tugana ku musozo, ese niyihe nyungu itorero rifite yo kwizihiza uyu munsi wa Pentecote? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, tukwifuriza kandi Pentecote nziza abari mu Rwanda, Pentecote nziza abari mu Burundi, Pentecote nziza abari muri Kenya, Pentecote nziza abari muri Uganda mudukurikirana, Pentecote nziza abari muri Congo mu biganiro byacu, Pentecote nziza abari mudukurikirana muri Mozambique, Pentecote nziza abari mudukurikirana muri Malawi, Pentecote nziza abari mudukurikirana muri Afrika y'Amajepfo, Pentecote nziza
abantu mudukurikirana muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubifurije Pentecote nziza mwese abantu muri Afrika mwese Pentecote nziza abari ku mugabane wa Burayi tubifurije Pentecote nziza abari ku mugabane wa Aziya Pentecote nziza abari ku mugabane wa Amerika tubifurije Pentecote nziza abari ku mugabane wa Oceania Pentecote nziza Pentecote nziza kuri mwese pastori Pentecote nziza Pentecote nziza turayisangiye tugiye kuyitamirana ego pasi mwatangira musenga Imana Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza uyu munsi uduhaye umunsi wa Pentecote kwibuka kuvuka kw'itorero tuje uko turi kose kugira ngo ubutumwa bwiza tugiye kwamamaza buhindura imitima ya benshi umwuka wera wasezerana yabigishwa bawe wari ugiye kubamanukira uvuga ngo umuntu wese ufite inyota akwegere kandi abazakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yawo werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa bawe reka umwuka wera amanukira bumva amagambo yawe ijambo ryawe ryemeze imitima y'abantu bose bakurikira kuri channel ya gusenga everyday kugira ngo buri wese yemeze ibyaha bashe kuyoborwa n'umwuka wera kandi yuhagirwe mu izina rya Yesu Kristo amena. Urakoze pastor. Ese biriya bimenyetso bigumana n'abizera biri muri Mariko 16:17 nabyo bigereranywa n'impano nabyo ni impano birabimenyetso ariko abantu bakazihabwa mu buryo butandukanye 16 aravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa ariko umuntu utizera azacirwaho iteka ngibi bimenyetso bizogumana n'abizera ngo bazavuga indimi bazarambika ibiganza ku barwayi bazanywa ikintu cica bazafata inzoka ibyo byose ni ibimenyetso bigumana n'abizera bigaragaza ko abantu bizeye kwizera bitandukanye no guhinduka kwizera nukurabukwa abantu bakagira ibyo bimenyetso ariko bishobora kuza no ku bantu batarahinduka bose. Urakoze. Ese umuntu urimo umwuka w'Imana yafatwa n'uburozi cyane navuze ko umwuka w'Imana ntaza mu muntu ngo amuhindure Imana kuko utarogwa ni Imana na Yesu nibo batarogwa gusa ariko umuntu we afite umubiri yarogwa. Ikindi noneho rero dukwiriye kumenya ko uburozi budaturuka kuri Satani gusa. Imana ishobora guca n'izo nzira kuko indwara zituruka hose. Indwara zituruka ku Mana, indwara zigaturuka kuri Satani, indwara zigaturuka ku muntu ku giti cye kuko yakoze ibyaha akaba ari kurwana n'ingaruka z'ibyo yakoze. Rero inzira Imana iciye ntitwamenya ngo ni iyihe ariko indwara zituruka ku Mana, kuri Satani no ku muntu ku giti cye. Imana rero ishobora kubyemera ngo n'umukiranutsi arogwe kandi ari mu mwuka wera kugira ngo imirimo ye igaragare mu mubiri w'uwo muntu. Imana irabyemera umuntu uri mu mwuka w'Imana akarogwa ntabwo ari abapagani barogwa gusa n'abakristo bararogwa kandi bagafatwa kandi bagapfa turabazi ntabwo tubazi kuko tutabatangira ubuhamya tutari mu mitima yabo ariko umukristo uri mu mwuka wera ashobora kurogwa cyangwa ntarogwe. None se ko muri Mariko avuga ngo ibimenyetso bizogumana n'abizera ngo bazagicica nicyo kizabagira. Ego bazagicica nk'ikimenyetso kigumana n'abizera ariko bitari intego. Nukuvuga ngo ntabwo ari ukugira ngo abakristo barangare none ngo barye ibyo babonye kuko hari umuntu uvuga ngo tuzafata inzoka akaja kuyishaka mu shamba ngo ayifate ngo maze ngo agendane n'ikimenyetso ari kugerageza Imana kandi ari gutega Imana imitego. Niba Imana ivuga ngo muzanywa ikintu cica ntaco kizabatwara ntabwo uzaje kubwira abarozi ngo mu ndoge turebe dutege. Icyo gihe bakuroga bigashoboka ahubwo ni igihe watunguwe Imana ishobora gukora igitangaza kandi igitangaza si ubuzima bw'abantu kiba rimwe mu gihe runaka kikaba rimwe ariko bamwe bararogwa bagapfa kandi ari abakristo abandi bakarogwa bagapfa kandi ari abapagani bisobanura ngo nuri mu mwuka w'Imana ararogwa kuko Imana itagukuramo ubumuntu. Ikindi noneho rero gupfa ni ingaruka y'icyaha no kurogwa ni ingaruka y'icyaha ko twese twakoze ibyaha ingwara zizatuzaho nibiza byose biza ku bantu kimwe. Se hari umuntu waba umukristo ariko atagira impano? Ho byashoboka. Nta muntu uba umukristo atagira impano oya ahubwo buri wese yagigira ariko igatandukana n'iz'abandi. Ushobora kugira imbabazi nayo ni impano Abaroma 12 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Ushobora kugira imbabazi, ushobora kugira ubuntu, ushobora guhugura, ushobora kugira gushobora kuyobora
ushobora kugira kwizera, byose ni impano. Ushobora kugira ubwenge, ushobora kumenya, ushobora kurondora, ushobora gusengera abarwayi, ushobora gukora ibitangaza, ushobora kwizera, ushobora guhanura, ushobora kuvuga indimi, ushobora gusobanura indimi, ushobora kuba seribatere, impano ni nyinshi ushobora kugira zitarimo na za ministeri. Ariko nta muntu numwe ubura impano ari umukristo, kuko abigisha impano bazigisha nabi, bakavuga ko hari abanyempano n'abatari abanyempano. Bigisha nabi cyane abantu bigisha impano mu itorero. Nta muntu utari umunyempano. Iyo uvuze ngo abanyempano basigare ni bose, kuko niba umuntu atavuga indimi ariko afite ubwenge, kuki utamusigaza? Ahubwo bazigwa impano ni ukuvuga indimi no guhanura gusa no gusengera abarwayi wenda rimwe na rimwe, kuko n'abasengera abarwayi bapirata indimi kugira ngo asenge yavuze indimi ariko atari byo. Ariko indimi yo kusengera abarwayi ishobora kuba yonyine idaherekejwe no kuvuga indimi. Noneho rero abantu bazi ngo iyo umuntu asengera abarwayi agahanura akavuga indimi nizo mpano. Oya, ubwenge ni impano, kumenya ni impano, kurondora ni impano, imbabazi ni impano, kugira ubuntu ni impano, kuyobora ni impano. Izo zose ziraza buri wese akagiriye, ariko abigisha impano ntabwo bazumva. Abigisha impano bigisha guhanura, kuvuga indimi no gusengera abarwayi, bakagira ngo nizo mpano zonyine, wenda no gukora ibitangaza. Ariko ntibazi ko imbabazi ari impano, ntibazi ko ubuntu ari impano, ntibazi ko kuyobora ari impano, ntibazi ko guhurura ari impano. Abaroma 12:6 kugeza kwa 8 urutonde rw'impano rurahari. Abakorinto ba mbere igice cya 12:8 kugeza 11 urutonde rw'impano rurahari. Ariya muri Abakorinto ba mbere 7:1 kugeza ku 9 urutonde rw'impano rurahari. Ziriya mpano abantu buri wese agira imwe, ariko kuko atasobanuriwe ko ari impano ikapfa ubusa. Abantu benshi bahawe impano ariko ntibababwira ko bazifite. Nk'umunyabwenge ntaco bamubwira, ufite kumenya ntaco bamubwira, ufite kurondora wenda we aza kumenyekana rimwe na rimwe, ariko se ufite kugira ubuntu ntaco bamubwira, ugira imbabazi ntaco bamubwira. Baravuga ngo abo ntabwo ari abanyempano, ariko impano ni nyinshi. Nta muntu waba ari muri Kristo Yesu ngo batagira impano. Pasiri, uzawutegurira izi mpano zose ko ari 25, uzakora ikiganiro cyazo. 25 nzazisobanura neza, mbereke ko nta muntu utagira impano. Yego. Kuko hari umuntu uvuga indimi ariko ko utamuzindukira ngo akuhe ibyo kurya. Hari umuntu uhanura ariko akiba akayisikoroka. Ariko hari umuntu udahanura ariko ntayisikoroke, kubera afite impano wenda y'intuza y'imbabazi, agira impano y'impuhwe, agira impano yo kugira ubuntu. Impano yo kugira ubuntu agatanga, uhanura ntatange. Urakoze Pase. Nijyari umuhanuzi, nijyari ubuhanuzi buba impano cyangwa umuhamagaro? Ubuhanuzi buba impano iyo butakubuza gukora indi mirimo yose y'ubuzima, iyo bihinduka impano. Ushobora kuba umusirikare ugahanura, icyo gihe ni impano. Ushobora kuba agoronome ugahanura, ni impano. Ushobora kuba muganga ugahanura, ni impano. Ushobora kuba professeur ugahanura, ni impano mwateranye. Noneho rero ushobora kuba na guverinere ugahanura wateranye, nka kuri kwa Daniel yari guverinere. Impano ishobora kuba ubuhanuzi nka Daniel, ariko ishobora kuba umuhamagaro nka Ezekiel na Yeremiya, aho uja gukora ikindi kintu Imana ikakubuza. Wahinga bikarumba, wakorora zigapfa, wacuruza bakabikwaka. Nukuvuga ngo iyo uri umuhanuzi w'imuhamagaro uracuruza bakabikwaka. Iyo uri umuhanuzi w'umuhamagaro urorora zigapfa. Iyo uri umuhanuzi w'umuhamagaro uracuruza bakabinyaga. Iyo uri umuhanuzi w'umuhamagaro urahinga isuri kabitembana. Iyo uri umuhanuzi nta yindi business Imana ikwemerera, utungwa n'ubuntu bwayo gusa muri uwo murimo. Ariko uw'impano aba umusirikari, uw'impano aba agoronome, uw'impano aba umucamanza, uw'impano aba umucuruzi, uw'impano aba guverinere, uw'impano aba beya. Ariko igihe cyo guterana akabona guhanura, Imana imwemerera ikamuhesha umugisha muri iyo mirimo itari uguhanura, kandi yamara gahanura bateranye, ni impano. Urakoze. Ese impano yo kurondora ni y'ubwenge bitandukaniye he? Biratandukanye, kuko ushobora kurondora utagira ubwenge bitewe nuko ari umwuka wera wagushizemo iyo mpano. Ariko impano y'ubwenge ni impano ihabwa abayobozi. Ntabwo abantu bayobora rero babakura mu barondora, babyita gutandukanya imyuka. Ariko abantu bayobora babakura mu bafite impano y'ubwenge. Impano y'ubwenge igihana na leadership, gutwarana umwete. Abantu rero bafite ubwenge ni abayobozi, ariko abantu barondora ntabwo ari abayobozi. Urakoze Pastor.
nijyara umwuka wera akorana n'abapagani. Umwuka wera akorana n'abapagani muri gahunda y'Imana. Imana ishaka guhirika ubwami ntabwo isiga amavuta abakristo, kuko abakristo sibo bahirika ubwami, ahubwo isiga amavuta abapagani bafite umujinya n'ubukana kurusha uwo mugome ushaka kuhava, noneho Imana ikabasiga umwuka wera. Urugero, Imana ishaka guhana abayuda yafashije Nebukadinezari mugira umugaragu wayo imuha umwuka wera. Nandizo mpamvu yeretswe umwana w'intama w'Imana mu itanura ry'umuriro abayuda batamuboye. Iyo ni iyerekwa. Imana imaze kubona ko abakarudaya bagize kwishungerezwa bababaza abayuda babashira mu buretwa buremereye, Imana yasize amavuta Kuro umugome w'umuperesi kugira ngo atere abakarudaya abaneshe abatsinde abaka ubwoko bwayo, kuko Imana yari bagiriye impuhwe. Yesaya 45 baravuga ngo ibyo nibyo Uwiteka Imana ivuze iti ibyo ibya Kuro uwo yimikishije amavuta n'umwuka wera. Imana yimika Kuro imuha umwuka wera kugira ngo agire imbaraga zo gukuraho abakarudaya, akura abayuda mu maboko ya Babuloni. Imana imuha umwuka wera. Imana rero yigiye guhereka ubwami bw'isi ntabwo yambika imbaraga abakristo, kuko abakristo ntabwo aribo bahirika ubwami bw'isi, ahubwo ubwami bw'isi buhirikwa n'abandi bapagani ishanga kurindi ishanga. Abo rero bapagani bagiye guhirika ubwami bw'isi Imana yarambiwe, n'Imana ibaha umwuka wayo muri ako gahe kugira ngo ibashoboze, ariko uwo mwuka wera si uwo kubaturamo, nuwongera kwigendera nk'uko wazaga kuri Dawidi, nk'uko wazaga kuri Sawuli, nk'uko wazaga kuri Samusoni. Ese pasiteri, umuntu yakora iki ngo ahabwe umwuka wera? Icyo umuntu yakora kugira ngo ahabwe umwuka wera, icyambere gikomeye ni ukwihana. Ibyakoze n'intumwa 2:37 ijambo ry'Imana ravuga ngo bumva ibyo bibacumise mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa ngo bagabo bene data tugire dute. Petero yarababwiye ngo mwihane, umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu namwe murahabwa impano y'umwuka wera kubw'isezerano ry'Imana, kugira ngo ubutatu bwera bwongere bwuzure kuri uwo mubatizo. Babandi babesha ngo abantu babatizwa mu izina rya Yesu ntabwo bihagije. Aba bantu batizwa mu izina rya Yesu kugira ngo bahabwe umwuka wera basohoze isezerano ry'Imana. Ibyakoze n'intumwa 2:37 kugeza 40. Ahangaha rero icyambere gikomeye kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera abanza kwihana. Icya kabiri gikomeye kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera ni ukwizera. Mariko igice ca 9:23 ravuga ngo birashoboke ibintu byose birashoboka kuwizeye. Iyo wizeye ugasaba umwuka wera, Imana iramuguha. Icya gatatu cyerekana umuntu kugira ngo ahabwe umwuka wera kisabwa nuko yakwirekura. Timoteyo ya mbere 4:14 haravuga ngo nturekirengagize impano ikurimo. Iyo waheshejwe n'ibyaha n'ubwo warambikagaho ibiganza n'abakuru, ntukirengagize impano ikurimo. Iyo waheshejwe n'ibyaha nuwe ubwo warambikagaho ibiganza n'abakuru. Muri Timoteyo ya 2 igice ca 1:6 turavuga ngo wibuke gusesa impano waheshejwe no kurambikwaho n'ibiganza byanje. Ni Paulo abwiraga Timoteyo. Ntukirengagize rero impano ikurimo, bisobanura ngo kwirekura. Abantu benshi iyo bari mu masengesho umwuka wera bumva agiye kuza bakawufata ngo atabakoze isoni bakawusubizayo. Oya, kwirekura. Ikintu bita kwirekura, ntiwirengagize impano ikurimo igupfukiranijemo, ahubwo ukareka igasohoka, ariko ugasenga Imana kugira ngo ushobore kuyijera. Nibyo byiza. Ariko hari abayifata bakanga kwitambuka ngo badakorwa n'isoni. Hari abagira isoni ryo kuvuga indimi, hari abagira isoni ryo guhanura kugira ngo batabaseka wenda bavuza ibitari byo. Ariko kwirekura mu ba Timoteyo ya mbere 4:14, Timoteyo ya 2:1:6 kwirekura ni ingenzi kugira ngo uhabwe umwuka wera. Icyakane ni uko ugomba kugira ishaka ry'umurimo. Abakorinto ba mbere igice ca 12:31 haravuga ngo mwifuze impano ziruta izindi. Haravuga ngo aspirez aux dons les meilleurs, mwifuze impano ziruta izindi. Bigaragara ko kwishaka ry'umurimo ushobora guta Imana
wampa guhanura nkazabwiriza ubutumwa bwiza abantu bagakizwa mana, wampa kurondora bikazamfasha kuvuga ubutumwa mana, wampa gusengera abarwayi bikazamfasha mu ivuga butumwa mana, wampa gukiza abarwayi kugira ngo bizamfashe mu ivuga butumwa mana, wampa kwizera kugira ngo bizamfashe mu ivuga butumwa. Iyo usabye impano kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana, Imana ikabona ko ufitiye impuhwe umurimo wayo, irayiguha. Izo mpamvu hariya Pawulo aravuze ngo aspire odo le meilleur, mwifuze impano ziruta izindi, ariko cyane cyane mwifuze iyo guhanura, kuko ivugwa mu rurimi rusanzwe rw'abaturage ubwira, ntabwo ari ukuja kuvuga mu rurimi rw'amahanga kugira ngo bizasabe gusobanura. Ico gihe uravuga ngo aspire odo le meilleur, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kwifuza impano Imana ikayimuhera umurimo wayo, niko Bibiliya itubwira. Urakoze. Ese umwuka wera akorana ate na gahunda y'imirimo y'itorero? Umwuka wera ntasigara muri gahunda y'imirimo. Iyo umwuka wera asigaye, imirimo y'itorero yose irangirika. Umwuka wera akorana na administration nziza nikorwa iherekejwe n'umwuka wera. Ibyakoze ni 13 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri administration umwuka wera arakenerwa, muri predication nta ubwiriza nta mwuka wera uhari. Petero ya mbere igice cya 1 umurongo wa 12. Umwuka wera akora muri predication, kubwiriza ubutumwa. Umwuka wera akora mu ndirimbo. Aba Efeso igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Nuvuga ngo kuririmba ubiheshwa n'umwuka wera, kubwiriza ubiheshwa n'umwuka wera, kuyobora itorero ubiheshwa n'umwuka wera, no gusenga ubiheshwa n'umwuka wera. Abaroma 8:26 kugeza 27 ngo ntabwo tuzi uko dusenga, ariko umwuka wera niyo Mana azi ubushake bw'Imana, dusabira nk'uko Imana ishaka, no gusenga ni umwuka wera. Ikindi gutanga ubuhamya nabyo ni umwuka wera. Yohana 15 umurongo waho wa 26 ubuhamya ni umwuka wera kubw'isezerano byakozwe mu gice cya 1 umurongo wa 8 ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Ahangaha ijambo ry'Imana ravuga ngo umwuka wera duhesha no guhamya. Noneho rero umwuka wera muri administration arakenewe, umwuka wera muri predication arakenewe, umwuka wera mu ndirimbo arakenewe, umwuka wera mu masengesho arakenewe, umwuka wera mu buhamya arakenewe. Ubanga ibyakozwe ni 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 2 administration. Noneho Petero ya mbere igice cya 1 umurongo wa 12 muri predication kubwiriza umwuka wera arakenewe. Noneho kuririmba aba Efeso 5:18 kugeza 19 umwuka wera mu ndirimbo arakenewe. Noneho Abaroma 8 umurongo wa 26 na 27 umwuka wera mu masengesho arakenewe. Noneho Yohana 15 umurongo wa 26 umwuka wera gutanga ubuhamya arakenewe. Urakoze Pastor. Vuga isano riri hagati ya Yesu n'umwuka wera. Isano riri hagati ya Yesu n'umwuka wera ngiri. Yesu yavutse ku nda y'umwuka wera, abatizwa n'umwuka wera, ajanwa mu butayu mu murimo n'umwuka wera, abambwa kubw'imbaraga z'umwuka wera, azuka kubw'imbaraga z'umwuka wera, azamurwa bw'ijuru kubw'imbaraga z'umwuka wera. Nta cakozwe. Usomye muri Matayo igice cya 18:21 imbaraga z'umwuka wera nizo zabyaye Yesu. Noneho usomye muri Matayo 3:13-16 icabatize Yesu n'umwuka wera. Usomye Matayo 4 umurongo wa 1 kugeza 4 icajanye Yesu mu butayu n'umwuka wera. Noneho kubambwa Abaheburayo igice cya 9 umurongo waho wa 14 kugeza 16 no kubambwa n'umwuka wera, no kuzuka n'umwuka wera. Yakoze n'intumwa 2 umurongo wa 32 no kuja mu ijuru n'umwuka wera. Nuvuga ngo ikintu cyose cyabaye kuri Yesu, haba kuvuka, haba kubatizwa, haba kwinjira mu murimo ari mu butayu, haba kubambwa, haba kuzuka, haba kuja mu ijuru, buri kantu kose yaherekejwe n'umwuka wera. Umwuka wera kuvuka, umwuka wera kubatizwa, umwuka wera kuja mu murimo ari mu butayu, umwuka wera kubambwa, umwuka wera kuzuka, umwuka wera kuja mu ijuru. Imirimo yose Yesu yakoze ayikoragera umwuka wera. Urakoze Pastor. Ese umwuka wera akorana ate n'umuntu? Umwuka wera akorana n'umuntu muri ubu buryo. Icyambere Yohana 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 amwemeza ibyaha.
icya kabiri muri Tito igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5 aramwuhagira. Yamaze kukwemeza ibyaha arakuhagira. Abagalatiya 5 umurongo wa 16 iyo amaze kukuhagira arakuyobora. Noneho umwuka wera yinjira mu muntu. Noneho muri Yohana 14 umurongo wa 17 iyo amaze kukuyobora noneho araguturamo. Nukuvanga icya mbere arakwemeza ibyaha, icya kabiri akakuhagira, icya gatatu akakuyobora, icya kane akaguturamo. Niko akorana n'umwizera. Urakoze pastor. Tugana ku musozo. Ese niyihe nyungu itorero rifite yo kwizihiza uyu munsi wa Pentecote? Kwizihiza uyu munsi wa Pentecote ntabwo ari cyo gihindura abantu abakristo ya ni ibirori. Ntabwo ari reality, ahubwo ni ibirori. Ariko hari igihe basenga bayibuka umunsi wa Pentecote abantu bakawubatizwamo. Iyo batijwe mu mwuka wera rero ikibazo cy'itorero rifite kuko umuntu ahabwa umwuka wera intambwe ya mbere akabatizwa mu mwuka wera, bamara kubatizwa mu mwuka wera ntibabakurikirane kugira ngo babageze ku rwego rushitse rwo kwera imbuto. Kuko umuntu wahawe umwuka wera atinya icyaha ariko ntaraba umukristo wuzuye. Umuntu wabatijwe mu mwuka wera ahabwa impano ariko ntaraba umukristo wuzuye. Abapasiteri rero bakwiriye gukurikirana babandi babatijwe mu mwuka wera kugira ngo barebe ko barabageza ku rugero rushitse rwo kwera imbuto. Urugero ruheruka ni intambwe ya 3 kwera imbuto. Nubango guhabwa umwuka wera gutinya icyaha ntabwo abari yakurangwa agere ku rugero rushitse. Noneho na hari yakubatizwa mu mwuka wera akakira impano, ni impano sizo zigaragaza abantu bakijijwe. Ariko ikintu kigaragaza abantu bakijijwe muri Mateo 17 umurongo wa 20-22 Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nirwo rugero ruheruka. Iyo umuntu abatijwe mu mwuka wera uri pastor umuyobora ntugomba kumureka, uramukurikirana kugira ngo umugeze ku rugero rushitse rw'imbuto. Kuko iyo ugeze ku mbuto nibwo ugeze ku rugero rushitse rushimwa n'Imana. Impano barazihawe ku murongo wa 22 igice ca 7 ca Matayo ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi ngo mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe. Ngo ariko nzaberurira nti mumve imbere mwankozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Yesu yashatse kwerekana ko impano zitagaragaza umuntu ukijijwe ahubwo ko imbuto arizo zigaragaza umuntu ukijijwe. Impamvu bazahanura Yesu ntabamenye nuko nta rukundo. Impamvu bazirukana abadayimoni Yesu ntabamenye nuko nta rukundo. Impamvu bazakora ibitangaza bikomeye Yesu ntabamenye nuko nta rukundo. Rero pastor kwire gukurikirana umuntu wahawe impano y'umwuka wera akamugeza ku rugero rwo guhabwa imbuto z'umwuka. Nubango ntabwo tuzihabwa kuko turazera kwera imbuto z'umwuka. Imana ibaho umugisha mukurikirane ikiganiro kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze. Ni Pastor Mpazibire gubagejeje ikiganiro cibibaza abantu bibazaho ku munsi wa Pentecote n'umwuka wera. Channel ya Gusenga everyday 0786696620 kuri channel ya Gusenga everyday 078696620 kubyibibazo abantu bibazaho. Nubango guhabwa umwuka wera ntibihindura umuntu umukristo ako kanya, no guhabwa impano z'umwuka wera ntabwo bihindura umukristo ako kanya keretse ageze ku rugero rushise rwo kwera imbuto. Imbuto nazo bazita imbuto z'umwuka mu Bagalatiya 5:22 kugeza 23. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dushimire pastor tumwe Imana iguha umugisha. Reka dushimire mwese abantu batwise tubifuriza Pentecote nziza. Nuvuga ngo umwuka wera yaje ku muntu atanga ibintu bibiri, atanga impano agatanga n'imbuto. Impano ni Abakorino, noneho imbuto n'Abagalatiya. Murakoze. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.